burya tujye dukoma urusyo dukome n'ingasire. Hari igihe umugore rwose batari marayika mu rukundo, ugasanga abonye nk'umusore cyangwa umugabo amukunda rwose by'ukuri, ariko ugasanga rwa rukundo ntabwo abashe kurujera, rurayoyotse rurigendeye. Ibi bintu akenshi rero abakobwa cyangwa abagore babifata nk'ibyoroheje, ariko ugasanga bibasenyeye umubano cyangwa n'urugo rwose rugasenyuka rukarindimo. Rimwe na rimwe abantu bamwe batekereza ko nta kintu na kimwe ushobora gukora cyatuma umuntu wagukundaga mu by'ukuri akureka, ariko reka nkubwire nti ntabwo ari byo kuko urukundo burya rurabagarirwa. Urukundo kandi rugomba kuba ruri mico, rugomba kuba ruri ku mpande zombi kugira ngo rubashe gushora imizi. Niyo mpamvu rero ku ruhande rwawe nk'umugore rwose hari imyitwarire runaka ushobora kugira ikaba yakwangiza umubano wawe, kandi burya umugabo yaragufitiye urukundo rw'ukuri. Ibyo ngiye kukugezaho muri iyi video, ndagushishikariza kugumana nanjye kugeza ku musozo, kuko rwose ubereye kuba wagira umubano uryoshye, umubano uzira amaganya, uzira ndetse n'imibabaro itari ngombwa. Niba ufite koko umusore cyangwa umugabo ugukunda by'ukuri nawe ubibona. Nongeye ikaze mwese bahisemo gukurikira Kibeninka TV, muhawe ikaze bamikazi. Nitwa Diane, nashinze Kibeninka TV kugira ngo umunyarwandakazi aho ariho hose agire amakuru ahagije ku bijyanye n'imibanire, ubukungu ndetse no kwitaho. Niba utarakanda kuri subscribe, reka mushishikarize gukora aka kanya kugira ngo utacikwa na kimwe mu byiza duhora tubashyikiriza. Munyemerere nyuma y'akananga gatoya tugaruke twinjira mu nkuru yacu mu buryo bwimbitse. Nimucikwe. Bimwe mu bintu ushobora gukorera umugabo rero cyangwa umusore wagukundaga akaba yakuzinukwa ni ibintu bikurikira. Icya mbere ni ukumufata nabi bigendeye kuri experience mbi wagize mu hahise hawe. Ni ibintu rwose bidakwiriye kuba wafata nabi umukunzi wawe bigendeye ku bikomere waba waragize mu hahise hawe. Ni byiza yuko wakwinjira mu mubano waramaze gukira ibikomere byose waba waratewe n'ahahise, bituma uziha uwo mubano ugiyemo 100%, nta kintu usigaje inyuma. Niba uri wa muntu uzagenda umucira imanza cyangwa wibaza n'ibintu atakoze ugiriranye n'ubuzima wagiye unyuramo ahahise, rwose bizatuma agera aho avuga ati rwose iki cyemezo nafashe cyo kuba nakwinjiza uyu muntu mu buzima bwanjye naragihubukiye. Atangire rwose kugenda kwihunza n'urukundo yaragufitiye rugende ruyoyoka, kubera yuko nta muntu n'umwe wifuza kuba yaryozwa amakosa y'ibintu atakoze. Ni ikintu kizamuhangayikisha ndetse kimubuza amahoro kuba atabasha kukuzanira umunezero no kuba yagukiza ibikomere by'ahahise. Bityo icyizere yari yifitiye rwose kizagenda kiyoyoka, maze bigera afata umwanzuro wo kukureka. Ikintu cya kabiri ushobora gukora kigatuma umusore cyangwa umugabo ugufitiye urukundo rwose akwibagirwa burundu, ni ukudaha umwanya uhagije urukundo rwanyu. Nibyo koko arabyumva, ufite akazi, ufite n'ibintu ushaka kugeraho, ufite n'ibintu byinshi rwose bikuraje inshinga, ndetse rwose nk'abandi bose ugira umunaniro, mbese ukumva nta mwanya ugifitiye uwo mukunzi wawe. Nubwo waba ufite inshingano nyinshi, ariko ntabwo bikwiye kuguha uburenganzira bwo kuba wakwirengagiza uwo mukunzi wawe ndetse n'umubano mufitanye. Abahanga mu bijyanye n'urukundo bavuga yuko byanze bikunze umuntu agerageza akabonera umwanya abantu ndetse n'ibintu aha agaciro mu buzima bwe. Gerageza umushakira umwanya nubwo waba ufite inshingano nyinshi, kubera yuko nudamuka utabikoze azumva yuko wamwirengagije ndetse n'amarangamutima ye wayapfushije ubusa. Uko bizagenda birushaho gukomera rero, urushaho kumuburira umwanya, n'amarangamutima yose yagufitiye azagenda yoyoka, usange n'urukundo rwose rurangiriyeho. Ikosa rya gatatu ni igihe ukoresheje umwanya w'amabanga y'urugo nk'aho ari akazi cyangwa nk'impuhwe wamugiriye. Imibonano mpuzabitsina ni kimwe mu bintu byiza abantu bakundana bahuriraho, mbese bihuza abantu mu buryo buri umwe aba yumva anezerewe kandi yumva atareka uwo bari kumwe. Rero n'umugabo wawe ntabwo ari different. Nta mugabo wifuza kuba yakora imibonano n'umugore we nk'aho ari akazi. Nta nubwo yifuza kumva yuko igihe mumaranye muri cya gikorwa cy'urukundo ari impuhwe wamugiriye. Ntago buri gihe uko mukoze ya mibonano ariko umugabo wawe yagushimisha kugeza ku ndunduro, ariko ntago bivuze yuko abatashyizemo imbaraga ze zose kugira ngo bikunde bigende neza.
nta mugabo n'umwe waterwa ishema no kuba yabuze ubushobozi bwo guhaza umugore we. Kuba rero yavumbura yuko igihe muri kumwe, igihe muri gukora ya mibonano mpuzabitsina ari igihe ufata nk'aho ari igihe gihenze cyangwa ubikora mu buryo bwo kumugirira imbabazi, bizatuma rwose amarangamutima yari agufitiye agenda yoyoka. Nk'uko tubikesha ikinyamakuru relationshiprules.com. Irindi kosa rya kane abagore cyangwa abakobwa bakunze gukora ni ukuba wa muntu umucira imanza ku buryo bukabije. Ntabwo ukwiriye kuba wamucira imanza kuri buri kantu kose akoze. Gerageza rwose ibintu bimwe na bimwe akora wigire nkaho utanabibonye. Ese hari igihe usanga umuntu aciriye umusore bakundana imanza cyangwa n'umugabo babana, uburyo avugamo, uburyo agenda, uburyo yitwara, uburyo arya. Ntabwo ibi bintu rwose biba bikwiriye, ni ibintu bituma urukundo rugabanyuka. Abanyarwanda baravuze ngo nta mwiza wabuze inenge. Uko umuntu yaba ameze kose ntabwo yabura ikintu na kimwe kibi ku buryo yitwara cyangwa n'uburyo ateye. Rero niba uri wa muntu utazahagarika kuba ikintu cyose akoze wakigenzura kandi ukagira ikintu kivugaho, ntabwo azatinda kukubonamo nk'uri wa muntu w'umunyamatiku kandi uba umuhoza ku nkeke. Niba hari n'ikintu ubona kitagenda rwose, ari ikintu ubona akwiye guhindura, ugomba kumuganiriza mu buryo buri constructive, mu buryo bwiza budatuma mubabaza mu buryo bw'amarangamutima. Wigerageza kumuganiriza nk'aho ari umwana w'igitambambuga, ni umuntu mukuru, muganirize mu buryo bwiyubashye rwose. Ntago bizatinda ko ryakosa azaryumva kandi aba yanarikosora. Icya gatanu nanone gishobora gutuma umusore akwanga kandi mu by'ukuri yagukundaga, ni igihe uri wa mugore udashyigikira imigabo n'imigambi ye. Buri mugabo wese yifuza kuba yagira umuntu umushyigikira hafi ye. Akeneye kumva yuko afite umuntu hafi umushyigikiye, utazigera umutererana. Urugero, niba ari wa mugabo ushaka kuba yareka akazi ke akaba yafungura resitora, mube hafi umushyigikire rwose, inzozi ze uzimushyigikiremo, utamweretse yuko ibintu yatekerezaga rwose nta bwenge burimo. Twibukiranye yuko ari wa muntu mwahuye akuze, afite uburenganzira bwo kuba yatekereza inshinga ye, mbese akayinonosora. Umuntu mukuru akabona wa mushinga uzagenda neza, wamugira inama yega, ariko ntabwo ari byiza yuko uhita uhindura imigambi ye nkaho yatekereje nabi buri gihe. Niba hari inama wumva wamugira rwose zimugire mu rukundo, ntabwo azatinda kuzakira, ariko numwereka ko yuko adatekereza neza, mbese nta n'ikintu na kimwe ajya akora neza, uzasanga rwose rwa rukundo yaragufitiye ruyoyotse. Irindi kosa rya gatandatu ni igihe wamaze kumubona, wabonye umukunzi, wabonye umugabo, urekeye aho kwitaho. Ibuka neza cyagiye mugitangira gukundana wageragezaga uko ushoboye kose kugira ngo ugaragare neza, sibyo se? Niba wamubonye rero ntabwo ari igihe cyo guhagarika ibyo wakoraga. Ugomba kuba uri wa muntu uhora yiyitayeho, nubwo yaba afite umuntu yumva yarageze iyo, mbese yarabonye umugabo ari no muri rwa rugo. Ntuzigere urekeraho kwiyitaho. Urugero, nko mu Rwanda hari igihe nk'abagore baba basukaga, yashaka umugabo rwose ukabona mu kanya gato yahise yogosha. Abantu benshi rero babibona nkaho mbese yagezeyo, icyo yakoreraga yakigezeho, ariko ntago rwose ari ibintu biba bikwiriye. kuko niba koko wa muntu wamuwininza akaba uwawe, ugomba gukora uko ushoboye kugira ngo mugumane, ukagumya wiyitayeho, kuko uko ugaragara inyuma rwose ni ibintu by'ingenzi mu kuba umusore yaguma akwitayeho. Nubwo rwose utabikorera uwo mukunzi wawe, nawe ubwawe ku giti cyawe ukwiye kuba wahora uri wa muntu wiyitaho, kubera ko nawe wikunda. Rero ni byiza yuko umugabo wakubona nk'umuntu wikunda, wiha agaciro kandi wiyitaho. Tugeze ku musozo w'inkuru yacu y'uyu munsi. Niba wakunze ibyo twakuganirije, twagushishikariza gukanda kuri like ndetse na subscribe kugira ngo tuzacikwa n'igice cya kabiri tuzabagezaho ubutaha. Ikindi, niba hari igitekerezo ufite ku ngingo twaganireho uyu munsi, gihawe karibu, watwandikira hano hasi hagenewe ubutumwa. Wakanda no kuri share ugasangiza ibi tukubwiye inshuti n'abavandimwe bo gukurikira ku mbuga nkoranyambaga ubaho. Reka mbashimire uburyo mwabanye nanjye kugeza kuri uyu munota. Nababwira nti nakagaruka, amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Bye.